nyuma y'uko amahanga yose ndetse n'imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ikomeje kwikoma umutwe M23 bashinja umutwe kuba intandaro kugira ngo muburasirazuba bw'igihugu cya KONGO habure amahoro, ndetse kandi iyo miryango yose igakomeza gushinja ibyaha byinshi bitandukanye M23, harimo yuko uyu mutwe ngo wagiye wica abasivili benshi batandukanye mu bice byinshi ndetse na teritwari zose zagiye zifatwa n'uyu mutwe M23. Abantu benshi bagapfa mu ntambara zose zagiye ziba n'imirwano yagendaga ihura mu mutwe M23 ndetse n'ingabo za KONGO n'abambari bazo harimo nka wazarendo, FDLR n'indi mitwe yose ikomeje gufasha ingabo za KONGO mu kurwanya umutwe M23. Mu byaha byinshi kandi bakomeza gushinja umutwe M23 harimo ngo kandi n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina byakorerwaga abakongomani batandukanye muri ibi bice byose M23 irimo iragenzura, ngo kandi bikozwe n'abarwanyi baherereye muri uyu mutwe M23. Mu bindi byaha kandi amahanga yose yakomeje gushinja umutwe M23 hakaba harimo yuko M23 yagiye yivanga mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro mu bice byinshi bitandukanye yagiye ifata cyangwa se irimo iragenzura, ndetse kandi amahanga agakomeza gushinja M23 kuba intandaro kugira ngo abana ndetse n'urubyiruko rw'abanyekongo benshi batandukanye bagiye bava mu mashuri yabo bakarekera kwiga bitewe n'imirwano myinshi yabaga muri ibice byinshi bitandukanye M23 irwana n'ingabo za KONGO ndetse n'abandi bambari bazo. Gusa ibi ngibi byose kandi amahanga yakomeza gushinja umutwe M23 byari bitandukanye n'ibyo twabonaga ku mafoto ndetse n'amashusho yakomeza gucacana ku mbuga nkoranyambaga, aribyo byose byerekanaga mu bice byinshi bitandukanye byafashwe n'umutwe M23 ndetse na AFC. Abaturage berekana yuko batekanye, abenshi bari gukora ibikorwa byabo bya buri munsi harimo ubucuruzi ndetse kandi n'indi mirimo yose itandukanye y'abanyekongo muri rusange. Mu mashusho kandi menshi twagiye tubona ku mbuga nkoranyambaga twagiye tubona kandi abaturage b'abanyekongo benshi batandukanye bahereye muri bino bice ndetse na teritwari zafashwe n'umutwe M23, abenshi bakomeza gusingiza uyu mutwe ndetse n'abarwanyi babo berekana yuko abwo ari bo babacunguye ndetse kandi bafite umutekano mu gihe cyose izo teritwari ndetse n'ibice byose baherereyemo birimo birakontororwa cyangwa se bigenzurwa n'umutwe wa M23. Ibi ngibi kandi nta kindi byerekana neza yuko aya mahanga yose ndetse n'imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu yakomeje gufata ibihano mu mutwe wa M23, ndetse kandi babashinja ibyaha byinshi bitandukanye by'intambara batabaga babasha gusesengura cyangwa se kunonosora ibikorwa bitandukanye byaberaga kuri ubwo butaka bwose M23 yari irimo iragenzura. Kubw'iyo mpamvu kandi akaba ariyo mpamvu ku munsi w'ejo umuryango wabibumbye wasohoye itangazo binyuze ku gitangazamakuru cyabo batangaza ko bagiye kohereza inzobere zabo ndetse zikora ubushakashatsi n'inonosora mu by'intambara bakazohereza muri KONGO mu mujyi wa Goma mu gushaka amakuru yimbitse ku bintu byose bikomeje kuvuga ku mutwe M23, ndetse kandi no kureba imibereho y'abaturage muri rusange barebera hamwe kandi yuko ibintu byose byagiye bivuga ku mutwe M23 n'ibyaha byose bagiye babashinja niba ari byo cyangwa se atari byo. Nyuma y'uko kandi umuryango wabibumbye uganiriye na AFC na M23 basaba uyu mutwe ko bakora inzobere zabo mu kugenzura ibice byose bagiye bafata ndetse na teritwari zose, AFC M23 bakaba baremereye umuryango wabibumbye yuko rwose nta kibazo bakora izo nzobere zose bakaza kugenzura imijyi yose imira kontororwa cyangwa se igenzurwa na M23 mu rwego rwo gukuraho urujijo no gukuraho kandi ishusho mbi bitangazamakuru byinshi bikomakomeye mu isi byagiye byambikwa uyu mutwe wa M23 mu gihe kitari gito gishize. Abarwanyi kandi bahereye mu mutwe wa M23 bakomeza gutangaza yuko bafashe turiya duce twose dutandukanye ndetse na teritwari zose mu rwego rwo kuhabohora bitewe n'uko hari mu maboko mabi, bitewe n'uko kandi abaturage babo bahatuye b'abanyamurenge bakomeza guhohoterwa umunsi ku munsi, abenshi muri bo bicwa abandi basahurwa bakirukanwa mu byabo kandi nta burenganzira na buke bari bakwiriye bahabwaga muri sosiyete babagamo. Izi nzobere kandi z'umuryango wabibumbye zigiye koherezwa mu burasirazuba bw'igihugu cya KONGO mu mujyi wa Goma ndetse kandi akaba ari wo mujyi mukuru wa Kivu y'Amajyepfo, ndetse kandi ukaba urimo uragenzurwa n'abarwanyi ba AFC M23 kugeza muri kano kanya. Izi nzobere kandi z'umuryango wabibumbye zikaba ziteganyijwe kwinjira muri uyu mujyi wa Goma ku itariki 23 z'uku kwezi, ndetse kandi zikazasohokamo ku itariki 27 nyuma y'iminsi ine bakora igenzura muri uyu mujyi bakabona kuwuvamo. Mu bintu kandi bitandukanye bizaba bije kugenzurwaho n'izi nzobere z'umuryango w'abibumbye, icyambere bakaba bazaba baje kugenzura ndetse no gushaka amakuru yose yerekeranye n'ibikorwa bya gisirikare byose biri kubera muri utu duce twose twafashwe na M23, bakagenzura niba nta byaha by'intambara biri kubera ahantu hose hafashwe na M23. Mu bindi kandi bizaherwaho na zino nzobere z'umuryango w'abibumbye hakaba ari ko M23 yagerageza kuganira na leta ya KONGO hagashyirwaho amasezerano yubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu, nuko kandi intambara itahagarikwa igitaraganya mu buryo kandi bwo guhosha izi ntambara. Ku yindi mpamvu kandi izi nzobere zaba zije kureba no kuganira na M23 mu kureba yuko abaturage bose bagiye bakuburwa mu byabo mu mirwano yagiye ihuza umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za KONGO yuko bose basubizwa mu byabo ndetse bagatekana. Mu bindi kandi bikubiye muri iyi mpamvu akaba ari ko impunzi zose z'abanyekongo ziri mu gihugu cya Uganda ndetse n'igihugu cy'u Rwanda hashaka uko basubizwa mu gihugu cyabo bagatahuka. Ku kindi kandi kizaganirwaho n'izi nzobere ndetse n'umutwe M23 hakaba ari ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro yose igiye itandukanye y'umutwe wa wazarendo, FDL ndetse n'indi mitwe yose igiye itandukanye yitwaje intwaro nayo kandi iherereye mu burasirazuba bwa kino gihugu cya KONGO.
Izi nzobere kandi z'umuryango wabibumbye zikaba zizongera zikaganira ku barwanyi bahoze ndetse na leta ya Kongo bagiye bafatwa n'umutwe wa M23. Abenshi muri bo kandi bagiye bagaragaza yuko leta ya Kongo itabitayeho habi na gato, ngo ndetse kandi hari n'ibyitaba mu bikorwa byabo bya gisirikare bya buri munsi na byinshi kandi badahabwa na leta ya Kongo kandi bakabikoresha mu buzima bwabo busanzwe bwa buri munsi. Ku kindi kandi kizagenzurwa ndetse kikaganirwaho n'izi nzobere z'umuryango wabibumbye, akaba ari ikintu cyerekeranye n'amabuye y'agaciro ari mu bice byose bigiye bitandukanye byafashwe na M23. Bakaba bazagenzura ko ubucukuzi ndetse n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro muri ibi bice byose bitandukanye byafashwe na M23 bukorwa, niba kandi ko M23 muri ubwo bucuruzi bwose itajya bwivangamo. Gusa kandi si rimwe si kabiri, aho umutwe wa M23 wagiye utangaza ko mu bice byose yagiye ifata ndetse na teritwari zose amakoperative yose yacukuraga amabuye ndetse akanayacuruza ariyo yakomeje kubikora. M23 ikaba yarakomeje gutangaza ko itigeze yivanga mu bucuruzi bwose bw'amabuye y'agaciro na rimwe, kandi yuko bo atari icyo kibagenza. Bakomeje kugaragaza ko kandi hagize n'umurwanyi cyangwa se umusirikare wose muri AFC M23 yivanga mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro, uwo ngo yanwa bikomeye bitewe n'uko iyo ngiyo atari yo ntego yabo. Mu bindi bintu kandi biteganyije kuganirwaho n'izi nzobere zo mu muryango wabibumbye ndetse n'umutwe wa M23, ngo akaba ari abasirikare b'umutwe FDLR bahawe u Rwanda mu minsi ishize, gusa basize bayikuye u Rwanda mu mwaka w'1994. Gusa mu minsi ishize bagafatwa n'uyu mutwe wa M23 ndetse bagashyikirizwa u Rwanda. Kuba kandi umuryango wabibumbye wararebye kwemeza yuko bagomba kuriza zino nzobere mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo mu gukora igenzura ndetse no gushaka amakuru yimbitse. Ibi ngibi kandi bishobora kuba byiza kuri AFC M23 mu gihe cyose umuryango wabibumbye waza ugakora igenzura, ukibonera byinshi bitandukanye biri kubera ku butaka ndetse na teritwari zose zagiye zifatwa na M23, bakibonera neza yuko abaturage bo muri ibyo bice byose babayeho neza, ndetse kandi ibikorwa byose birimo birakorwa, yaba ari ubucuruzi, yaba ari n'imirimo yose igiye itandukanye, ndetse kandi na serivisi zose zisangwa mu buzima bw'ikiremwamuntu bwa buri munsi, yuko zose ziri kujya mbere umunsi ku munsi. Ibi ngibi kandi byaba bigiye gukuraho ishusho mbi yagiye yambika umutwe wa M23, bikozwe kandi n'ibihugu byose by'amahanga n'ibitangazamakuru byose bigiye bikomakomeye mu isi. Hari ibyo bitangazamakuru byose bigiye bikomakomeye ndetse n'amahanga byagiye byita umutwe wa M23 umutwe w'iterabwoba, ukomeje kandi kuvutsa uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Reka tutegereze turebe ibisubizo bizava muri igenzura y'inzobere z'umuryango wabibumbye zigiye gukorera mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Nyuma y'uko kandi ku itariki 18 z'uku kwezi AFC M23 yafataga umujyi witwa Warikare, kuri ubu ngubu kandi ikaba imeragera umujyi witwa Kisangani. Bikaba kandi biravugwa yuko M23 iherereye muri kilometero 500 zonyine kugira ngo ugere muri uyu mujyi wa Kisangani. Hatagize kandi igihinduka, mu minsi iri imbere kandi hashobora kugaragara amashusho ndetse n'amafoto biri gucacana ku mbuga nkoranyambaga byerekana abarwanyi ba AFC M23 nabo basesekaye muri kano gace ka Kisangani bagafashe karimo karagenzurwa nabo. Mu gihe cyose kandi ingabo za Kongo ndetse n'abambari bazo bari gufatanya mu kurwanya M23 nta kintu baba bakoze mu kugira ngo barinde kano gace ka Kisangani. Mu minsi iri imbere uyu mujyi wa Kisangani nawo wakongerwa muri teritwari zitandukanye ndetse n'imijyi itandukanye yose ikomeje gufatwa na M23 umunsi ku munsi. Niba kandi uri mushyashya kuri uyu muyoboro, ndagushimiye. Nagusaba kwenisha kugira ngo ubashe kureba ibiganiro byacu bicukumbuye, ibiganiro bya politike, amateka, imyidagaduro, byose wabisanga kuri Ozone Info. Uduha inyunganizi cyangwa se igitekerezo waca muri comment section ubundi ukacyandika. Mbifurije ishya n'ihirwe mu byo mukora byose, muhaye umurongo kandi kubagena iby'agaciro kuri uyu muyoboro. Ibiganiro byacu nakagaruka nawe ubutaha.